Mugira amahoro, dukomeje kubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda ndetse n'ibiganiro Evangelize Le Monde rishami ry'ikinyarwanda dukomeza kubagezaho. Imana ibaha umugisha aho muherereye hose mu migabane igize iyi si yacu. Umuyobozi wa Kiliziya wa 266 kuva ku itariki 13 Werurwe 2013 Papa Francisco, ibinyamakuru cyane cyane bikorera ku mugabane w'Iburayi byise ngo ni umwubatsi w'ivugurura rya Kiliziya Gatolika, yapfuye afite imyaka 88. Vatikani yatangaje ko Papa Francis yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Mata afite imyaka 88. Reka rero dubagezeho iyi nkuru nyine y'uru rupfu rwa Papa Francis witabye Imana, nk'uko dukomeza tubikesha nyine imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye naho mu mwanya. Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze kushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe utangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde. Nkuko twari tubibabwiye rero, umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yitabye Imana. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko. Ni nyuma y'igihe yuko yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rero rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere wa Pasika saa 35, aho Kardinali Keve Farrer yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data. Yavuze ko ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana ndetse na Kiliziya. Yavuze ko mu buzima bwe yaranzwe n'urukundo no gufasha abakene n'imbabare, ndetse ko yabyigishaga aho ari hose. Imyaka ishize y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Ku wa 14 Gashyantare Papa Francis yashyizwe mu bitaro ndetse bigeze ku wa 22 Gashyantare. Ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane, ko yanashyizwe ku mashini zimufasha guhumeka. Ku munsi wakurikiyeho, abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristo Gatolika bo ku isi, cyane cyane ababa mu Butaliyani, batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira kugira ngo akire. Hari bamwe banagiye mu bitaro yararwariyemo i Roma bamushyiriye indabo n'ibindi. Icyo gihe yamaze mu bitaro ukwezi. Abaganga bamwitaho. Ijwi rye ryongeye kumvikana ku wa mbere ku wa 6 Werurwe, ubwo yajyaga hanze amajwi ye ashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe, ati turi kumwe. Mu cyumweru
ku cyumweru amasaha make mbere y'urupfu rwe yasuhuje abakristu mu misa ya Pasika nyuma y'umunsi umwe ahuye na visi perezida wa Amerika J.D. Vance. Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye cyangwa se yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristu bari bateraniye hafi yaho yari ari ku ngazi yahitwa Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatican kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Mbere yuko turangiza iyi nkuru y'urupfu rwe, reka tubanze tubagezeho gatoya kuri bibliografi ya Papa Francis. Nk'uko nyine twagiye tubibona, wabaye umupapa wa Kiliziya Gatolika wa 266, akaba nyine yitabye Imana ku myaka ya 88. Akaba yaravutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 1936, avukira aho bita Buenos Aires cyangwa se akaba apfuye nyine ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025 i Vatican. Yari uwo bita ecclesiastique argentine cyangwa se umwargentine. Ku matora ye rero yabaye amatora yakozwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 3 kugeza aho apfuye nyine niwe wari uyoboye iyi Kiliziya Catholique, aho yari evêque, yanari evêque nyine wa Roma, akaba na chef d'etat cyangwa se umukuru w'igihugu cya Vatican. Akaba yari umuperezida wa 266 bayoboye Kiliziya Catholique ku izina rye rya François cyangwa se Francis mu Kilatini. Mu Gifaransa ni François, mu Kilatini ni Franciscus, mu Gitaliyani Francesco, mu Cyespanyolo Francisco. Ubuzima bwe cyo twavuga wenda mu buto bwe, uyu Francis yavutse ku itariki 17 nyine nk'uko twabivuze z'ukwezi kwa 12 1936, avukira aho bita cyangwa se muri village bita Membrillar. Ni imwe muri quartier izwi cyane ituye mu burengerazuba bw'umujyi wa Buenos Aires. Ise umubyara yitwaga Mario José Bergoglio. Akaba yaratuye mu gihugu cya Argentine mu guhera mu mwaka wa 1927, ariko avuye mu Butaliyani. Mu byerekeranye n'amaformation cyangwa se amashuri, uyu Francis icyo bavuga nuko yarangije formation ye nk'umutekinisiye mu bintu bya chimie, mbere yuko ajya ayoboka inzira yo kujya mu seminari ya Villa Devoto
akaza gukomereza n'ubundi aho bita novisia cyangwa se iyo muri icyo bise ngo ni Compagnie de Jésus. Evangeliser le monde rero dukomeje kwifatanya n'umuryango mugari wa Eglise Catholique ku isi yose nyine aho bari mu cyunamo bunamira uyu Papa Francis. Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Shalom. Evangeliser le monde pro, serivisi dutanga dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangeliser le monde.